Muraho neza ndabasuhuje, njye ubasuhuza nitwa Pacifique. Dore breaking news igeze muri aka kanya irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye iyi nkuru bayibonye. Niyo nshuti ya Nick uzwi nka Kiramani mu mafilime agiye atandukanye, haravugaho ibintu bitari byiza. Dore ibintu abantu benshi turi kwibaza. Niyo nshuti ya Nick haravugwaho cyangwa se izina rye riraharabikwa muri iyi minsi mu buryo buteye ubwoba cyane. Dore ibintu biri kuvugwa kuri Kiramani cyangwa se birimo kumwitirira. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba ari byo cyangwa atari byo byabacanze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu biri kuvugwa kuri Kiramani cyangwa se amakuru mabi ari kugenda amuvugwaho agiye atandukanye, tumenye ukuri kose kuri Kiramani, niba ari uguharabikwa cyangwa se nimba koko ari byo. Mwahe ikaze muri iki kiganiro. Ugeze kwica n'ubwa mbere kanda kuri buto ya subscribe, ukore na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Wibuke no gufungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona mu ba mbere. Mwahe ikaze. Uyu Kiramani ni nyuma yuko Scovia amaze iminsi amutaginga kuri content yari yizaniye, ibyo bikaba induru bikavugisha abantu benshi cyane, na Kiramani akajya kuri mikoro akabivuga. Nyuma yaho dore ibindi bintu bije biteye ubwoba cyangwa se biteye isoni. Uko ubona muri taburo urabonamo umugabo wa zamani muri filime bita Samusure n'umuhungu we bita Mugisha Ernestine. Uyu Mugisha yagiye kuri mikoro cyangwa se kuri kamera atangaza ko Kiramani yaba yaramuriye amafaranga menshi, amubesha ko azamujyana muri timu ye akamukinisha filime. Hayo ni amagambo uyu Mugisha Ernestine yaje gutangaza avuga ko Kiramani yamuhemukiye cyane. So guys, ibi bintu mubyitondere cyane. Abantu biyitirira umuntu bakakurya amafaranga, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ernestine yavuze ko yagiye kuri page ya Facebook agasanga ngo Kiramani yapostinze avuga ko akeneye abantu bashaka gukina filime. Afashe nimero ye aramwandikira WhatsApp, Kiramani aramusubiza ndetse aranamuhamagara, haramurimanganya cyane ku buryo buteye ubwoba. Amuca amafaranga ibihumbi bigera kuri 30 byose. Uyu muhungu yari ari mu buzima bubi, ahagusha telefoni yiwe, azi ko agiye kubona akazi ko gukina filime, agiye kuba umusitari, birangira byanze. Bamwe baribaza ngo ese koko uwo muntu mwavuganaga ni Kiramani cyangwa n'uwamwitiriye? Umuhungu ati ijwi ryari rya Kiramani bavugaga kimwe, ati Kiramani namukurikirana cyane numvaga ijwi ari we. Gusa mwabantu mwe mwitondere imbuga nkoranyambaga, ibintu ntabwo byoroshe muri iyi minsi. Dore ikintu abantu bari kwibaza, bavuga ko cyangwa se bibaza ko umugabo nka Kiramani ugeze ku rundi rwego ashobora kuba yafata abantu akabatubura akabarya amafaranga. Ibyo ntabwo babyumva. Ni nayo mpamvu urwego rw'igihugu RIB rwase rubyinjiramo, rwatangiye gukora iperereza kuri uwo mugabo cyangwa se kuri izo nimero zagiye zihamagara uyu Mugisha Ernestine zimutuburira cyangwa se azoherezaho amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Iperereza nirisanga ari Kiramani tayari aratabwa muri yombi bihanirwe, nibisanga atari we abo ngabo biyitiriye Kiramani nabo baraza guhanwa mu buryo bw'amategeko. Ndagushimira twanye mu kiganiro, ukaba kandi kuri subscribe, like, share na comment.
gira ibihe byiza. Ciao ciao.